Reka tubashimire cyane mwe mukomeje kubana natwe ku Ibendera TV. Uyu munsi tugiye kubaganirira no mutumirwa wacu uyu munsi nkuko bisanzwe, araza gutangira atwibwira dukomeze tugirana ikiganiro, ariko mbere yuko tugeraho ngaho reka tugushimire wowe wamaze gukora like na subscribe ku Ibendera TV, hanyuma kandi twibutsa nawe utarabikora ko umunsi wawe ari uyu munsi. Nta kindi bigufasha nuko ibyo dukora byose bikugeraho uri uwa mbere kandi ukabasha kubigiramo uruhare. Ni Ibendera TV, nge Indiana Christine Hirushwa, reka aduhe ikaze umutumirwa wacu uyu munsi. Nitwa Mporebuke Noel, ndi impirimbanyi ya Kristo, kandi ndi n'umutayari muri mu bitaramo, ndi umusangiza amagambo, ndi umunyamisango, MC mu rurimi abantu benshi bumva. Ikindi ndi umunyamakuru wa Radio Sarose, ndi umunyamakuru w'Ubukombe TV, hanyuma ndi ingaragu nkuko mubibona. Impirimbanyi ya Kristo ubwo bishatse kuvuga iki Noel? Nuko nabigize mu magambo makeya, ubundi ni ikivugo cyanjye nk'umukristo, ndakijijwe, nizera Imana. Hanyuma rero ndi impirimbanyi ya Kristo, intwari yanjye n'ibendera ya Yesu wambambiwe. Nkimara gukizwa nahise numva ko nyine mu byivugo byanjye nihimbaza cyangwa se niyita n'icyo ngicyo ntago kigomba kuburamo, cyane ko buri bukristo umuntu yamaje ko umukristo bubanziriza buri kimwe cyose. Ibindi byose akora bikora nyuma y'uko Kristo bwamaze kubahirizwa. Niyo mpamvu rero ndi impirimbanyi ya Kristo, ndwana ishyaka ryo kugira ngo ubutumwa bwiza nyine bumenyekane nk'uko Kristo abishaka. Ni ibintu bitatu kuba uri impirimbanyi ya Kristo, no kuvuga ko ukijijwe, kuba uri umutahira nabwo bivuze yuko hari icyo uzi. Abatahira benshi akenshi baba bafite icyo bazi ku muco. Kuba uri urubyiruko nacyo ni ikindi turaza kugarukaho. Ibyo bitatu rero mvuze ni nabyo byatumye mu by'ukuri uyu munsi tugutumira ku Ibendera TV kugira ngo tuzamuke n'ikiganiro mu by'ukuri tugiye guteruraho. Kiraza kureba ku urubyiruko muri iyi minsi se ruri kwitwara rute, rukwiriye kwitwara gute. Turaza no gukomoza ku by'imyambarire igenda iranga urubyiruko muri iyi minsi. Ibyo byose rero uko ari bitatu nibyo byatumye mu by'ukuri tugutumira uyu munsi ngo tuganire. Uraza yenda no gutanga impanuro ku urubyiruko n'abandi bose badukurikiye, cyane ko dukurikiranwa n'abantu benshi yaba bo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Hanyuma Noel, mu by'ukuri ko uri urubyiruko se muri iyi minsi urabona rurimo kugenda rwitwara gute, cyane ko turi no mu bihe bidasanzwe by'icyorezo cya COVID-19? Murakoze cyane. Mbere na mbere ntiribara mukuru nk'umuto waribonye. Ntago bisaba kwitegereza bidasanzwe kugira ngo ubashe kubona urubyiruko cyangwa se imibereho y'urubyiruko muri iyi minsi nk'uko bigarutseho. Rero by'umwihariko nanjye ndi urubyiruko. Ikirenze kuri ibyo kuba ndi urubyiruko nuko mbasha guhura n'urubyiruko rwinshi mu ngeri zitandukanye bitewe n'aho njya hatandukanye n'akazi nkora. Nk'umunyamakuru mba nabonye byinshi, nk'umutahira nta bukwe bwinshi, aho urubyiruko ruba rwidagadura, njye no mu bitaramo bitari bikeya. No mu buzima busanzwe mpura nabo kuko ndi mu gihugu kirimo urubyiruko rwinshi kurusha abakuze. Rero ibi byose bimpa ububasha bwo kuba nabasha kureba, kandi nk'umuntu none uwize ubusesenguzi unabukora, nabasha kuvuga ibintu nkurikije uko mbibona, ntabogamiye ku myemerere cyangwa se no ku muco runaka, ahubwo mvuze ibintu uko mbibona. Hanyuma rero urubyiruko, imyitwarire y'urubyiruko muri rusange mbona ari myiza, ariko nyine ngo ntabyera ngo de, ndetse n'ibyo bitari de bishobora kubangamira n'ibyo byeraga bisanzwe. Nk'amata urayazi, amata burya agasaza iyo kaguyemo nubwo kaba ari kamwe mu gikombe cyose cyangwa mu cyansi cyangwa igicuba, bihita byangiza ya mata rwose. Kugira ngo yanywe byasaba kuba ukunda amata cyane ku buryo utakwihanganira kuyareka, ariko abenshi ako kantu katuma batayanywa. Ubwo rero niyo mvuze ngo ntabyera ngo de mu rubyiruko,
ni ukuvuga ngo harimo akantu nyine kabangama katuma urubyiruko rutakaza izina cyangwa se ubwiza bw'urubyiruko. Murakoze. Impamvu yenda ibi bintu turi kugenda tubigarukaho mu by'ukuri turagira ngo tugire ibyo twibaza. Urubyiruko rwo muri iyi minsi, yaba abahungu yaba n'abakobwa, hari igihe bagendera mu bintu bavuga ngo ni iterambere, kandi ugasanga mu by'ukuri yenda abandi bavuga ko ari iteranyuma. Yenda turagaruka nko ku birebana n'imyambarire y'urubyiruko rwo muri iyi minsi, mu by'ukuri tubihuze n'imyemerere. Mu by'ukuri ibi bintu tubivugeho iki, bigende gute, bikorweho iki? Ubundi iterambere sinzi wenda cyo abantu bita iterambere, ariko ubundi iterambere ni uburyo bumwe bw'imibereho bugenda buhinduka bitewe n'aho abantu bageze n'ibyo babonye bishyashya n'ubwenge runaka basohoyemo cyangwa bungutse. Rero buri gihe cyose u Rwanda rwahoze rutera imbere, kuko rwatangiye abantu bagenda. Amateka atwereka ko Gihanga yavuye i Kayonza, bavuga Kayonza niko byitwa ubu, kera yitwa Gukundi, aza gutya Kebereza impande ya Muhazi, agera i Gasabo, Gasabo yambuka Nyabarongo ajya mu majyepfo, ageze mu majyepfo naho arakomeza ajya Cyangugu, arazamuka za Gisenyi, agaruka mu Ruhengeri mpaka nyine atanze. Urumva aho hose agendaga hari ibintu byinshi yagendaga ahagera, akaba ari umuhanga mu gucura, nabo akabateza imbere. Kuva icyo gihe rero kugeza uyu munsi, u Rwanda rwagiye ruhura na byinshi na benshi, rwunguka n'ubwenge butandukanye, kuko abazungu badusanze tugeze ku buhanga bwo kubasha gukora amasuka mu buryo nyine twahingaga icyo gihe, no kwambara hari uburyo byari bigezweho nyine, batangiye kugenda bambara bikinga amababi y'ibiti cyangwa se impu zikoze mu nyamaswa, ndetse no guharura ibiti. Urugero nk'umuvumu, ushishuye igishishwa cy'umuvumu ukagihonda ukacyanika neza kiruma, ku buryo ubyegeranyije ari byinshi bivamo, wenda ukabifatanisha ukoresheje ubujeni cyangwa se n'ibindi bintu wakoresha bifata nk'amakakama y'imiyenzi cyangwa se y'ibindi bintu arafata. Ibi byose bibyara umwenda. Rero wasangaga abazungu baje mu Rwanda batangiye kwambara, ariko abantu bakuru nko ku myaka nka 19-20 nibwo abantu bambaraga, kuko muri 30 amateka mfite nakuye ku bantu bamwe na bamwe nagiye nganiriza, anyeka ko mu myaka za 30 ku bwa Musinga abantu nibwo batangiye kwambara imyenda y'abazungu, cyane cyane abana. Wenda bakuru barambaraga nyine imyenda yari yagezweho, ariko abana ubundi uwampaye ubuhamya we yari afite imyaka 15 nibwo yatangiye kwambara, afite imyaka 15. Urumva rero umwana w'imyaka 15 ukuntu yabaga ameze, urumva niba ari we ko twagana yari umuhungu, urumva insya zawe zarameze. Ubwo urumva ko rero yamaze kuba mukuru, ku buryo cy'uyu munsi ubonye yambaye gutya afite imyaka byaba ari ikibazo gikomeye. Abakobwa nabo byari uko nguko. Urumva rero iterambere, igihugu gitera imbere muri buri ngeri yose y'ubuzima, mu myambarire, mu mirire, mu mivugire, mu mitekerereze, n'ikoranabuhanga n'imyubakire, byose kandi turabibona. Bityo rero n'urubyiruko rugomba kujyana n'iyo terambere, ariko cyane cyane ibyo byose iyo bije bizana ibyiza n'ibibi. Ari nayo mpamvu uyu munsi twicaye aha ngaha turi kuvuga ngo urubyiruko rwambara nabi cyangwa se rwitwara nabi. Rero iterambere nuko ndibona ni ryiza, ariko riba rinahatse bimwe bitari byiza. Iyo umuntu atitonze nyine ashobora gukoyoramo ibibi. Ndumva aricyo nabivuga ku iterambere n'imyitwarire y'urubyiruko myiza n'imibi. Reka tugaruke kuri abakobwa. Usanga muri iyi minsi, tuvuge nk'iyo werekeye mu mujyi, usanga harimo abambaye mu buryo, harimo n'abatatinya kuvuga yuko yenda batambaye. Hari abahungu ubona, ariko byo bitangiye kugenda bicika bigabanuka. Kera mu minsi ishize nibwo wabonaga abahungu barimo kwambara ibyo bitaga ngo ni pocket, kibaza niba umuntu yambaye mu by'ukuri ikakuyobera. Ibi bintu mu by'ukuri nkamwe b'abasesenguzi muhuza ibirebana n'amadini n'umuco, ibi bintu byo murabona bigana haganaye? Ubundi kwambara
dushingiye wenda aho kwambara byahereye, tukareba nuko bambara uyu munsi, ubona nyine habaye igihe cyo kutambara kera nyine mbere yuko abazungu baza cyangwa se no mu gihe cy'abazungu bakiza, noneho habaho n'igihe cyo kwambara. Abazungu baraje muri za 70 nko ku ngoma ya Rudahigwa kuzamura kuri Repubulika, kugeza wenda nko muri za 90 abantu barambaraga bakikwiza, bakambara neza, niko twabyita. Ariko guhera muri 90 abantu batangiye kugenda noneho batambara neza, cyangwa se bagenda hari ibice runaka batambika. Nk'abakobwa ugasanga bambaye imyenda migufiya, nk'abahungu nabo icyo gihe bwo wenda ntabwo abahungu baba batangiye kwambara, ntavuga ngo ibyo bita nabi, ariko uyu munsi biragaragara yuko noneho kwambara wenda wikwije bitagikorwa cyane, ariko wenda bikagaragara mu rubyiruko cyane cyane, kubera ko urubyiruko n'amazi ashyushye kandi barigana. Hanyuma wenda biragora nyine kubigiraho ikibazo. Iyo uvuze ngo umukobwa yambaye akamene yambaye nabi, hari abantu bahita bavuga ati ariko mu muco wacu kera ubundi kwambara ntabwo bibaho. Sinzi impamvu umuntu yaba yambaye akantu kagufi ngo bigireho ikibazo, kuko kera ho ntibanambaraga. Ariko ibintu biratandukanye. Indangagaciro z'abantu ba kera zari zitandukanye n'iz'abubu. Umuntu wa kera ntabwo yabaga yarabonye amafilime mubona, ntabwo yabaga yarabonye ibintu byose tubona kuri internet na hehe hose. Rero kuba umuntu yambaye ukuntu yabonaga ari ibintu biri aho by'umucoro, ari bwo bushobozi bari bwo kwambara, si uko buriya batari bakunze kwambara, ahubwo nuko ubushobozi bwo kwambara bwari buhenze. N'umwenda wambaraga umuntu ukuze, kubera ko umwana muto kumwambika umwenda byaga nko gupfusha ubusa ubushobozi bwo kubona, kuko wari gutanga ibintu byinshi kugira ngo ubone umwenda. Ntago hari inganda zikora imyenda cyangwa se n'abahanga bakora imyenda mu buryo bworohereza umuntu wese ko yayibona, bityo ikambara babandi nyine bakuze babona batangiye kugira amasoni bikabije, cyangwa benda kwa bashyingirana. Urugero rworoshye nabaha rurasekeje, ariko nyine ni ibintu byabaye kuko nabihawe n'umusaza utarambeshyaga ko nta kindi yaragamije n'umuntu twari tubanye neza. Ni Nyanza, hari ni mu Ruhango, impande y'Inyanza hari ibintu biti Rwoga. Abungubu bari mu myaka myinshi, icyo gihe muri za 32 umusinga bamucira imoba, yari afite nk'imyaka 15 yiga muri primaire. Yambwiye ko umunsi umwe yagiye kwiga, barakina bavanamo imyenda bayikoresha amazamu, bambaraga udukabutura gusa, hejuru habunuje nta kintu bambaye. Noneho arataha, ageze mu rugo sayita muri ati sha kutambaye, umwana ko ahita areba asanga nta kabutura yambaye, nyine ahita abona ko atambaye. Urumva yavuye ku ishuri ndagera mu rugo ataramenya ko atambaye, kandi bagenda kugenda rurerure bari kumwe n'abandi ndetse. Hanyuma asubira ku ishuri nyine, agenda asanga ikabutura aho yayirambitse nyine agiye gukina. Urumva bakinaga nyine babunuje, arangije afata ikabutura ye arayambara arataha. Urumva ko icyo gihe kwambara ntabwo byari bigoye kuri bo, ko bana ntabwo bumvaga kwambara ari ibintu byabo. Urumva ko bari baraniyakiye, nta n'isoni bagiraga, kuko nibwo buzima bari baravukiyemo. Rero uyu munsi kuba umuntu atambara cyangwa se yambara mu buryo butamenyereye abantu bakabigira ikibazo, ni impamvu nyine z'uko umuco warakuze, abantu babona imyambaro barambara barikwiza, noneho birangira kutambara byo kibazo. Noneho tugiye mu buryo bw'imyemerere, abagira ikibazo ku myambarire bitewe n'imyemerere nabo kenshi bishingira ku muco n'ubundi, kubera ko umuco nawe ucengeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari nka ADPR niyo ikunda kubigira intambara cyane, yaje muri za 43. Ni cyagiye nyine urumva wa mwana akubwiraga 32 byari bimeze kwa kundi yaramaze gukura, wenda yamaze gushaka. Urumva ko abantu batangiye nyine kwambara noneho. Rero ADPR iyo umuntu yashyizwaga muri ADPR yagombaga kujyana nyine n'ibintu byiza, kuko ADPR akenshi ibishaka ko abantu badakora ibibi, nicyo kintu bisa naho ihanganye nacyo. Ubwo rero kwambara kutambara byabaga ari ikibazo, noneho no kunyereza imisatsi byabaga ari ikibazo. Uyu munsi rero
ADPR yakomeje uwo muco nyine kuko byari umuco igihe no mu banyarwanda basanzwe n'iminsi yakurikiyeho icyo gihe byahagumye kuba ari ikibazo kuba gukora ibintu byo kwigana abazungu cyane, bagashaka ko umuntu abaho nyine nk'uko umuco we ubiteganya. Wenda mbaha nk'urugero rworoshye muri 1990 byumva uhore y'umuhanzi tuzi waririmbye indirimbo nziza dukunda, yanditse igitabo bita Umurage, nagisomye niga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Harimo ubuzima bw'umuntu kuva ari mu nda bamutwite kugeza ashaje arundutse, noneho agera mu bugimbi akagaragaza uburyo ki ingimbi n'ababyeyi basigaye bigana abazungu bakanyereza imisatsi cyangwa se bakambara impenure. Kandi byumva uhore ni umukatolike, kandi abakatolike mubona ko badakomeza ibintu by'imyambarire cyane n'imisatsi n'iki n'iki, bigaragaza ko rero kuba yarabigizeho ikibazo ari impamvu z'umuco, ni uko umuco utabyemeraga icyo gihe muri 90, kandi ejo bundi nta myaka 20 cyangwa 30 irashira, ni 28 n'itandatu gutyo. Bivuze ngo rero ni ikigaragaza ko ni imyaka 30, ni ikigaragaza ko umuco nyarwanda utemeraga kwambara utujipo tugufi muri icyo gihe, utemeraga kunyereza imisatsi muri icyo gihe. Ariko bitewe n'uko abanyarwanda dufite buri kintu kitari cyiza, ku rundi ruhande cyiza cyo kwigana, kumenya kwigana cyane. Buriya twigana cyane utuntu twiza dushaka kutugira utwacu, twiganya abazungu rero cyane. Abantu rero kuva icyo gihe muri 90 abantu biganye abazungu cyane cyane ko abazungu batangiye kugenderera u Rwanda. Icyo gihe nyine u Rwanda rwari rukomeye muri 90, abayobozi b'igihugu bari bazwi cyane mu kwisi, na jenoside irangiye na nyuma yaho abayoboye nanone nabo babaye abantu b'ibyamamare cyane, n'uyu munsi barazwi baragendererwa nabo kandi baragenderera amahanga. Bityo rero abanyarwanda bigana abazungu cyane ku bintu byose, ibyiza n'ibibi, bo baracakira tu. Bivuze ngo rero uwo muco wose twarawufashe mwiza n'umubi ntacyo twitayeho, ariko nyine abamwe na bamwe yabo b'imyemerere bakabinenga, bamwe bakabinenga abandi ntibabinenge, ab'umuco nabo hakabagira ababinenga abandi ntibabinenge, n'abandi barukurikira izindi nyine bakagendera ku bitekerezo bya bamwe bati kera ntibambaraga, kuba tutambara rero neza uyu munsi ntacyo bitwaye. Abandi batari ko umuco wacu ntago byemera ibikini biki, abimyemerera bati natwe ntacyo ambara nyine uko ushaka, cyambere nuko usenga. Ariko nyine babiterwa naho baturutse, kuko niba uvuye muri Amerika usengerayo ukaza muri Afurika, muri Amerika nta muco bagira, wakwambara neza wakwambara nabi ntacyo bibabwiye, ko nta muco bagenderaho uhari. Ni igihugu giteyemo n'abantu baturutse mu bihugu nka 50. Aho rero buri wese yashyira mu bikorwa umuco we, ndetse cyangwa se nawe akibohora, kuko akenshi umuco usa n'uboha umuntu. Rero abantu bavuyeyo basengayo bageze mu Rwanda bagashinga amadini n'amatorero, nyine ntago babitona, ntago babyitaho, ugasanga nyine bibaye ibisanzwe. Hanyuma rero nkanjye nk'umuntu uhuza umuco, ntago ndimbata y'umuco, nta nubwo ndimbata y'imyemerere, ariko byose mbiha agaciro kuko byose ni ingenzi mu buzima, kandi bifite ukuntu bihura bikabyara ikintu gifatika cyayobora umuntu mu buryo bwiza. Mbona ko kwambara imyenda migufi ku bakobwa atari byiza, kuko uretse n'ibyo ngibyo by'imico n'imyemerere ndimo, ndi n'umujyanama mu isanamitima, nzi ubuzima bwo mu mutwe, imitekerereze, nzi icyo bivuze kureba amashusho. Rero umuntu yarebye ishusho y'umuntu wambaye ubusa, iyo shusho yibika muri we. Noneho kwako abahungu dukunda abakobwa, n'abakobwa bakunda abahungu, ariko tubakunda ibintu bitandukanye. Si hame, ariko muri rusange abahungu dukunda abakobwa kubera tuba tubifuza mu buryo bwo kuryamana cyangwa gushakana, bigamije n'ubundi kuzaryamana. Bityo ibice by'ibanga by'umukobwa ni ibice umuhungu aba afite amatsiko cyane. Rero umukobwa uko agerageza gushaka kubigaragaza, bikurura umuhungu, bikamukururira kurushaho kubyifuza. Noneho kuba rero umukobwa yakwambara mini cyangwa se akajipo kagufi, bitera umuhungu
kubona ko agiye gusatira ya matsiko afite, gushira ya matsiko akarushaho kwitegereza, akarushaho gushaka gukora ubushakashatsi, noneho bigatuma arushaho kubitekerezaho bitandukanye na mbere wenda atabibonaga. Hanyuma rero bikaba byatuma arushaho kwifuza cyane, kuko yifuza cyane rero ni nako ashobora kwereka umuhungu agira nyine muri we yaremanywe gutegeka cyangwa gusaba icyo ashaka, kugera ku cyo ashaka. Yanagenda akegera umukobwa runaka atari wa wundi wenda abonye, kuko ngiye nkubonye nkakorerikira ntago bivuze ko ariho nzararikira gusa. Oya, mbonye n'umukobwa wambaye neza wikwije nshobora kumurikira, kuko mba mvuga nti ya matako meza nabonye n'uri yarayafite n'ubwo yayahishe, buriya ndamutse nzamuye nayabona. Ubwo rero kugira ngo nzamure nta kundi nuko namwototera nyine nkamuryo cyaryoshya mu bwenge n'ubuhanga wenda n'uburitiriganya, hanyuma nawe akagira ngo n'urukundo nyine nkanjye nkarwitwikira, ubundi nkamubindikiranya bikarangira n'ubundi ngeze kuri kwa kurangiza irari nari mfite. Ariko urumva inkomoko ibaye kuba amashusho nabonye angarukamo kenshi cyangwa se nyabona kenshi. Bivuze ngo rero kwambara impenure si byiza, n'indi myitwarire ijyana nabyo nyine y'urubyiruko nayo si myiza. Ariko n'abahungu nabo bagira ukuntu batambara neza, nubwo wenda byo bidaterera, ariko kuko abakobwa bo ntago bararikira umuhungu cyane bashingiye ku bice by'umubiri we cyane, si uko bidahari ariko ntago ari cyane. Akenshi bashingira kuba bumva bifuza uburinzi, kumva ko umuhungu yamurinda inzara, yamurinda abandi baza bamuhungabanya. Bese umukobwa yumva umuhungu icyo amumariye ari protection, kumurinda. Nubwo wenda ashobora kubigaragaza mu buryo butandukanye, wamubaza akumva sibyo ashingiraho, ariko mu by'ukuri muganiye neza cyangwa se ukanasesengura benshi, usanga nyine icyo baba bashaka ku muhungu ni ukumva arinzwe. Amafaranga ahari turi busonze, ibiki birahari, ntawaza mvuga uyu nguyu yamba hafi, akumva nyine nicyo ashakira umuhungu. Umuhungu rero umwizeza ko ashoboye yamurinda, uwo niwe yemera. Ariko umuhungu we akururwa nyine cyane cyane n'ubwiza, inseko, mbese kuryoherwa n'ibyo abona ku mukobwa, n'amaso abonesha amaso cyangwa n'ibyumviro bye. Ndumva aricyo navuga ku bijyanye n'irari n'imyambarire n'imyitwarire mibi y'urubyiruko muri iki gihe. None se nawe ubu umuntu yambare gute, umukobwa yambare gute, umusore yambare gute bijyaniranye n'umuco? Kuko tumaze kubona yuko umuco wa kera batambaraga, hanyuma umuco w'ubu ngubu uri kugenda ugendana n'iterambere, aho bari kugenda bagana bambara nyine harimo haragaragara. Ariko ababyeyi bakuru bo ubona biyambariye umushanana n'iki bakegeranya, ukabona ni ibintu nabyo biri byiza. None abantu bambare gute bijyaniranye n'umuco? Umuco se wowe hari filime duheretse gukina bangaga ukatagira umuco karacika, ariko nyine umuco nyarwanda wenda si reka nere kuvuga ko wacitse wateye imbere, ariko si umundi umuco n'uwuhugo. Si umuco wa ADPR se, wa restoration se, wa catholique se, umuco nyarwanda wande se, ninde muntu twareberaho umuco? Hari aho ugeze gukomoza ko abantu bari kugenda bazamukana n'iterambere, bakagenda bakopera imyambarire n'imyitwarire yenda y'abazungu. Umuntu akibaza ngo ese mu by'ukuri bagende bakomeze bagende imbere cyangwa se bagarukire hafi? Muri rusange kugira ngo ubukungu bw'igihugu butera imbere, ni uko u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bushyiraho inzego zireberera ubukungu, zitekerereza ubukungu, zikavuga ngo ubukungu bukwiye gukorwa muri ubu buryo, abantu bakwiye kwitwara gutya kugira ngo ubukungu buzamuke ku rwego runaka, kandi bakanasuzuma ko byagezweho. Rero no kugira ngo umuco tuwumenye tuwukurikize, bisaba ko nyine haba hari inzego zishinzwe gucinyira umuco, noneho zigatekereza mu mirongo yaguye y'umuco, zikareba mu muco ni ibiki birimo bya kera dukwiye gukurikiza, ni ibiki bishyashya dukwiye kwinjizamo, tukabyakira gutyo tukabyemera. Noneho izo nzego zikaba ziriho
zikomeye kandi nazo zikaba zirimo abantu nyine babishoboye, kuko nyine inzego ziriho ntabwo bihagije, bisaba kuba zirimo abantu babishoboye babyitangira, noneho bakabishyiraho nk'imirongo migari, bamwe bakabikurikiza abandi ntabikurikize, kuko nyine ntabwo abantu umuco burya no mu rugo uhakorera umuco cyangwa se uhitwarira mu buryo bijyanye n'umuco cyangwa se butajyanye n'umuco, ntabwo rero baza kuhagenzura, ntabwo washyira polisi, ariko ubundi ibintu byose bipfira mu bafite ububasha bwo gushyiraho amabwiriza n'amahame ngenderwaho. Rero mu minsi ishize nabonye abayobozi bamwe wenda hari nk'ifoto bashyira ku mbuga nkoranyambaga bati uyu mukobwa yambaye ubusa cyangwa uyu mugore yambaye nabi, ukumva umuyobozi avuye hariya aranditse ati ariko kwambara nabi ni iki, akaba agaragaje ko kuba yambaye gutyo ari uburenganzira bwe. Undi muyobozi nawe akaza hariya kandi bakomeye ati ibyo ariko ntabwo biberanye n'umuco, ibyo bikwiye guhagarara. Ukumva we abaye nk'ubishyigikira, ashyigikira nyine ko hari impinduka zikwiye kuba. Noneho ukibaza se abo bose kandi abayobozi kandi bari mu nzego zemewe na leta, turakurikira nde tureke nde? Wa wundi wakoze ibyo ngibyo nawe yabibonye ko hari abamushyigikiye n'abamurwanyije. Kuba rero hari umuyobozi wamushyigikiye ntabwo yabireka, kuba hari umuyobozi wamurwanyije nabwo ntibyatuma bireka, cyetse we abonye abayobozi bose bamurwanyije leta avuga ati mu bayobozi nta muntu atamfite. Wenda abaturage rubanda rugufi iyo tuvuze byo ni ibisanzwe nyine, tuba tuvuze nyine biravuga bikarangira. Bivuze ngo rero umuco cyangwa se igikwiye gukorwa cyangwa se icyakabaye nk'ihame rusange ni icyo inzego zireberera umuco zashyiraho, zishingiye ku bya kera, ku by'ubu n'aho tugana n'icyo u Rwanda rwifuza, bagashyiraho imirongo migari kuri buri ngingo, bakayishyiraho bati tugendere kuri ibi. Hanyuma imyemerere yo nayo ikora uko ishaka, ariko nabo bakagira icyo bagenda bavuga. Niba ari pasiteri runaka, abantu bemera abapasiteri n'abapadiri n'amatorero wenda inzego zitandukanye. Nabonye haraje n'itorero ry'Imana y'u Rwanda nabo bakabwira abantu babo bati ubwo nyine ni inzego za leta zashyiraho umurongo mugari, noneho zikayagiranya abo banyamadini n'abatorero atandukanye n'abandi bavuga ari kijyana, bati turabona igikwiye kubahirizwa ari iki kuri buri ngingo, cyane cyane zikunze kwibazwaho nk'iyo ngiyo turiho imyambarire. Bati umuntu wambaye neza akwiye kuba yambaye gutya, umuntu wambaye nawe akwiye kuba yambaye gutya, none rero mugende mukora iki. Noneho bakagenda aho bari bakabiganiriza abo baganira nabo, uko biri kose ntabwo ari bose babikora, kuko nyine baba ngo ntawe hano wahanutse, ariko nanone ntabwo abantu bose baba bagahanutse ku rwego rumwe. Burya voka yahanutse ihiye ihita imanyuka, ntabwo wakongera kuyiteranya. Ariko iyo ihanutse idahiye hari ukuntu nyine twanyukaho gatari kigakomeye, yashya hagashya uruhande rumwe urundi ntirushye rukaba ikinyitsi. Ubwo rero bivuze ngo haba hari abantu bamaze kugenda gutakara burundu barabyirundumuriyemo, hakaba n'abandi nyine bagikanyakanya, none n'abandi batsimbaraye ku muco. Ubwo rero abo bagikanyakanya nabo bagarukira muri iyo nzira baramutse bikozwe gutyo. Rero bivuze ngo uko kuntu niko byabasha kujya mu murongo, hanyuma abantu bakitwara neza, ibintu bikagenda neza. Kandi buriya akenshi iyo tuvuze ibyo bintu, iyo umuntu ataramenya ingaruka ibintu bimufiteho, yitwara uko ashaka, yumva ibintu byoroshye biri aho tu, bakumva ndetse barandwanya, buriya nyine ni imyumvire ye, ni uburenganzira bwe nanjye ni uburenganzira bwanjye, cyangwa uriya ni umurokorewa cyane wabigize intambara, cyangwa uriya nyine agendera mu by'imico ni akazi ke. Ariko buriya ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi, kandi none bavuca umugani nk'imenya agaciro k'umurizo wacitse. Rero bivuze ngo bakobwa, buriya hari ikintu nyabona kuvuga ngo ubundi abakobwa bameze nk'ibisasu. Nyine iyo mbivuze umukobwa ahita andeba nabi, ariko ntabwo ari byo nyumve neza. Impamvu buriya igisasu giteye ku nzu, inzu irashwanyuka, ariko wenda ugasanga nk'ipoto imwe yasigaye ihagaze, cyangwa ugasanga nk'urugi rwagwiriye, cyangwa itafari ukaba warivanamo ukajya kuryubakisha ahandi. Ariko mwibuke ko igisasu cyo
cyasenye iyo nzu cyo nta nubwo wajya kubaza ngo n'akahe gace kacyo gahari, ntacyo wabona. So bivuze ngo umukobwa iyo yambaye nabi cyangwa se yitwaye nabi ku bahungu cyangwa se ku bandi bantu bamureba, baramurerekera cyangwa bakabona yisanzuye bakamwegera. Iyo bakwegereye rero bakubaza ibyo bakubaza, rimwe na rimwe ntabwo uba ufite uzi amayeri yabo, baragushyiraho ayo mayeri yabo, cyane ko abahungu bagira amayeri menshi. Ubwo rero icyo navuga, buriya hari urwego rukomeye cyane rukwiye kwitabwaho mu gihugu, urwego rw'abantu bize ibintu by'ubuzima bwo mu mutwe bw'imitekerereze. Ni urwego rukomeye ko Abanyarwanda dufite ibintu byinshi biduhungabanya dukeneye, kuko hari umuntu ari ikintu nagaretseho ngira ngo ngarukeho. Buriya nanone iyo turebye ubu ngubu umukobwa wambara utumini aho ari niwe yabashije kubona iki kiganiro, ubu yanyanze yumvishe namuharabitse namuhindanyije, nanabikoze ariko ndanamwumva kose pe, namugira n'impuhwe, nako ndanamushyigikira. Kubera iki? Ntabwo ibintu tubyitera. Nta mwana uvuka wari uruhinja afite gahunda yo kuzambara akamini, heka da. Nta muhungu uvuka azambara pocket cyangwa se azambara inkweto itagira amasogisi cyangwa se azambara agapantaro gaciriye mu mavi kandi ari agapantaro atari ikabutura, heka da. Hari n'abazi ko ibyo atari ikibazo, ariko nyine ubwo mbivuze nyine kuko ngewe nzi ibyo abantu bita ibibazo byose ndabizi. Ko hari abantu bafata ikintu bakakita ikibazo, wenda wowe ubona atari ikibazo. Rero ibyo byose mvuze nuko nzi ko hari abantu bavuga ngo ngo bira ntago byemewe, bambaye inkweto arimo amasogisi ni ikibazo. Ubwo rero nyine ndabashyigikiye abantu babikora, kubera ko niyo myumvire bafite, nibwo bushobozi bwo gutekereza bagezeho, nibwo busobanuro bafite bw'ubuzima babayemo. None se rambwira ngo hari umwana uri mu kiraro uyu munsi, waraye mu kiraro anywa kore, njye mbabona nyine base ubundi kore babyigiye kuyinywa, ariko nyine ubuzima burigisha. Uwo mwana wenda ashobora kugira amahirwe ejo akava muri ubwo buzima, nabuvamo mu by'ukuri ashaka kubuvamo akajya mu bundi, ariko ntabone ubujyanama bw'isanamutima ngo bumwubake mu mitekerereze. Wenda akajyamo akabona amafaranga, aje nko kugwa nko umukire wasinze akamucomoye ikofa akabonye ibifaranga, noneho wenda hakazamo agatekerezo keza agatangira gucuruza, akunguka akabona amafaranga agashinga na butiki, akaba umuntu ufatika nyine akaba n'umukire. Uwo muntu ya mico y'ubara yamuvuyemo, ibintu yigiye muri nsi yashakiraro byamuvuyemo, ubuzima yahangayikiyemo hari bwamuvuyemo, ariko uyu munsi ni umukire yagize amafaranga. Hano uza azakora iki? Ninsanga yitwaye nabi yambaye pocket ari umuntu umukire, nje hari yamusebye muhara, ntago bikwiye. Dukwiye nabo kubumva, ariko nubwo twamwumva si byiza. Gusa impamvu birimo ntago namurenganya. N'umukobwa avutse iwabo, umama we wenda sinzi uko ateye, yiyambara uko yiboneye. Hari abamama bateye batyo, ugasanga yambariye kora rwose n'ibitako biri hariya n'ibinyenyanza bye. Inyenyanza ni kwa kundi baba babyibushye ukuntu, biri hariya hanze, arigendera muri quartier ntacyo yitayeho. Umwana we amuguriye utwenda nyine twatundi tugufi tugeze wenda mu matako tutaratse ukuntu, niko yambitse umukobwa we. Hari n'imyambaro yo ku ishuri bambika abana, ugasanga umubyeyi yaguriye umwana akenda kagufi, umwana yiga muri gardienne, uwo mwana nyine azakura yambaye utwenda tugufi nta kibazo. Umuntu rero niba akuze gutyo akageraho agira aba mukuru noneho ku buryo yararikirwa, hazaguma yambare bya bindi, ndetse yumve nta n'impungenge afite, nta n'ikibazo afite rwose. Ahubwo niyumva bigizeho ikibazo avuga atari kuri umuntu yabaye ate, kuko noze niba mama yambaye gutya njyewe nkaba nambaye gutya n'ikibazo kiri hehe? Noze urabivuza ubundi wowe uri nkande, ntago byumvikana. Uwo muntu rero nawe ndamushyigikira, ariko ibyo akora si byiza. Kubera iki? Abikora nyine atabizi,
hari abantu babikora batabizi, babyigira ku bandi nka style cyangwa se nyine bakanabikora wenda bagamije kwambara neza, abibwira ko ari kwambara neza niryo terambere. Rero icyo nababwira kuko amahirwe barabyumvise ko atari byiza, gusa ntago mbarwanyije ngo ngende mbamagana nka kumwe mama nafata icyapa akagenda avuga ngo namaganya ba, ariko nyine bamenye ko atari byiza n'ubwo babikora, kandi babikora kubera impamvu z'amateka n'ubuzima babayemo. Rero icyiza nuko nyine nabo babitekerezaho bihagije bakabihindura, kuko ingaruka bazazibona zitangira zijya ku bandi, kuvaho zijya ku bandi, ariko nyine burya na amaherezo y'inzira ni mu nzu. Uyu munsi abantu bicuza, kera bari badamaraye, ariko uyu munsi baricuza bati iyo menye. Iryo jambo rero muryirinde, twari turi kuri iyo ngingo y'imyambarire. Iryo jambo ryo iyo menya, kuko ushobora uzabikora mpaka ugahirwa rwose, ariko umwana wawe yabikora bakamutera inda, bamutera inda wenda wagira nk'umutima wo kubaza wayimutera uti kuki wanyangirije umwana, ariko se yakubera umwana mwiza akabwiza uko ati naramuribonye ndamurarikira, ugasanga ya jipo ntoya cyangwa yakora yambara niyo yagukureye kabutindi. Nta kiburi gukora ikindi ni ukwiyakira nyine ukakira urwaje. Ndumva aricyo nabivugaho. Hanyuma rero tugana no ku musozo, tukubaze umukobwa wambaye neza kuri wowe, nkunda kujya mu misango nk'uko wabitubwiye. Umukobwa wambaye neza kuri wowe ni uwambaye gute? Hanyuma uraza kuhita ugera no ku nama wagira urubyiruko n'abandi bose badukurikiye, hanyuma tugane ku musozo. Okay. Wenda ku nama ndibuze kugaruka ku myemerere, ku myambarire niho ndagaruka cyane, kuko niho twibanze uyu munsi. Wenda no ku zindi ngingo dushaka kuzafata undi mwanya. Ikigero, igipimo cyo kwambara cyiza, ubundi njyewe nk'umurokore, ngende umurokore ndakijijwe. Nk'umurokore ijambo ry'Imana ratubwira ngo twirinde kubisitaza ku bandi, ngo ndetse hago abazana ibisitaza ku bandi, ngo kuko ngo abo bantu bakwiye guhambirwa urusyo mu ijosi bakajugunywa mu nyanja. Wewe uzana igisitaza kuri mugenzi wawe ukwiye kugenzerezwa utyo. Rero aho kugira ngo mbigisitaza kuri mugenzi wanjye, nyine nkwiye nkumvira. Hanyuma wenda nk'urugero rw'imyambarire, wenda nko ku mukobwa, buriya ijipo yose wakwambara cyangwa ikanzu yose wakwambara, wakwicara neza nyine wirunze cyangwa se utanirunze. Umuntu wicaye imbere yawe cyangwa se uhagaze imbere yawe akaba atabasha kureba amatako yawe, amatako nyine ndavuga hejuru y'amavi, uwo mwenda marumva ntacyo utwaye. Si ngombwa rukubita ihuku, uretse ko n'izo huku zikubise nta kibazo, ariko uwo mwenda mvuze gutyo nyine urumva ko byanze kunze ubugeze hafi mu mfundiko, kuko umwenda wicara ukagarukira wenda nko mu mavi neza, uwo mwenda nta kiba utwaye, kuko ntabwo ugaragaza. Uramutse unagize wenda unarangaye ugatandaraza, ntabwo umuntu yabona akagamba yahiye. Rwacu cyane ko tubivuga, umukobwa yicaye nabi tuvuga ngo akagamba yahiye. Akagamba ni umusozi ubaho ishyamba ryinshi, abakecuru b'ikigeni niko bavugaga, niko nasanze babivuga. Hanyuma icyo nicyo kigero cyo kwambara ku mukobwa ku bijyanye no hasi nyine ku maguru. Hanyuma umukobwa wambaye neza, hanyuma noneho umuhungu wambaye neza kuri wowe, hejuru naho hajya hateza ibibazo, kuko burya abantu bakunda ibintu bitandukanye, cyangwa bararurwa cyangwa baterwa ari n'ibintu bitandukanye ku gitsina gore. Harashobora kubona amabere akumva nyine abuza amahoro. Rero no mu gituza umukobwa akwiye kwambara nyine umwenda ukaba ugarukiye hejuru y'amabere neza, wera se ngombwa kugeza mu ijosi kwiniga, ariko hejuru y'amabere ku buryo ki urabona amabere abiri hagati hari ukuntu haba harimo umurongo ukuntu, iyo wambaye ku buryo umuntu abona ibere uko ritandukanye n'irindi, biriya nabyo bishobora kugira uwo birangaza kamubangamira, nubwo hari uwo bitabangamira,
ariko hari uwo byabangamira, ariko kuba nkubwiye ko hari uwo byabangamira cyangwa se kuba hari ushaka kukubwira ko bimubangamira nuko ari ikibazo nyine, kandi twabonye ko udakwiye kuzana isitaza ku muntu uwo ari we wese, kandi nubwo abantu batemera Imana, batemera ubukristo, wenda kenshi abenshi bemera Imana. Rero niba wemera Imana ntukishushanye nyine jye byumva niko Imana ivuga. Hanyuma ku bahungu noneho ntago bigoye ku bahungu, kubera ko burya umuhungu we niyo yambaye wenda nta masogisi abangamira abantu mu buryo nyine bwo kuvuga ngo yambaye nabi, urasa umuhungu mwiza ujyanye n'umuco cyangwa ujyanye n'imyemerere, ariko burya we ntago bigira ingaruka nyinshi cyane, bigira ingaruka nyinshi cyane kuri we gusa, kuko bituma bamufata nabi, bigatuma hari serivisi ashobora kudahabwa neza. Bivuze ngo rero we niba ari inkweto shyiramo amasogisi ntacyo bitwaye, cyangwa niba wizeye ko abantu muri kumwe ntacyo bibatwaye bikore, ariko mu gihe ushaka kujyana ukabona hari uwo bibangamiye, ibintu ntabwo bikwiye kubikora. Niba ari kwambara nyine poketi wiyambara ntacyo bitwaye. Erega bundi hari ibintu dutindaho, niba uzi ko hari ibintu rusange abantu bose bakora bikora, si ngombwa gushyiraho umwihariko. Hari abantu rero bakunda kuba ngo nabemeje, kuba wabemeje nuko wakoze ibintu bitandukanye nabo, ariko burya wabemeje nibyo, buriya abantu nabo ni beza kandi ni n'ababi, ushobora kubasha no gufata wabemeje, ariko buriya nk'umukobwa cyangwa umuhungu iyo abonye tuvuga umukobwa iyo abonye umuhungu wambara amapoketi cyangwa se n'ibyo bindi byose, aravuga ati uriya muhungu ni umusitari. Yavuze ngo umusitari wowe ugira ngo yakwemeye, ariko iyo tuvuga agiye kuvuga ati nteye umuhungu twarwubakana, ntabwo ashaka kuza kuri wa wundi. Oya, ashaka umuhungu utuje, utavuga, wicecekeye, witonda, usenga cyane, niwe bashaka kujyaho, kubera ko avuga turiya ntiyankubita, ntiyansindira, mbese akavuga turiya twabana neza, twarwubaka rugakomera. Babandi yitaga abasitari, babandi yagendanaga nabo ngo bazi kuryoshya no kugira gute, abo ngabo nyine ntago bashaka. N'umuhungu nawe rero, cyane ko wenda ndi umuhungu ndabizi, uretse ko nyine bakobwa mba mbizi kuko nganira nabo kandi bakambwiza ukuri. Njyewe urugero nk'umuhungu abenshi nzi, hari umuhungu umbwira ati njyewe naryamanye n'abakobwa benshi, atari ko shere wanjye ndanamutinya. Urumva? Ukibaza ati ahubwo njya n'ahandi nkaryamana nabo, ariko shere wanjye ntibishoboka. Nise kubera iki kandi ari umukobwa nk'abandi, kandi ari nawe ukunda cyane, ari nawe kwisanzura kurusha abandi. Ngo buranganga ariko nguzi umuntu ukunda. So rero niyo yaba ataranaryamana n'umuntu cyangwa se n'iki, umuhungu wese, umukobwa kureba wambaye ubusa cyangwa wiyambitse ubusa, umuhungu arabyishimira kuko nyine uri kumwereka ibintu agirira amatsiko. Ariko mu bijyanye no guhitamo yubashye yagira umugore yashyira mu mago nk'uko mubivuga, ntago wowe yakwiteza rwose pe, mbese uba umeze nk'iki se, ntago nzi ko nabigaragaza, ariko uba wariyandaritse, kambyite gutyo. Rero warabikoze ubishaka, ugamije kwiyerekana, warabikoze bigutunguye cyangwa se ari nk'umuntu ukubengeye ni style, warabikoze ushidutse ariko wisanze wenda ariko iwanyu bambaraga nawe ukambara utyo, warabikoze bitewe n'amateka n'ubuzima bayemo bwatumye nyine wumva ari ukwiye kubaho. Ntabwo kwambara utikwije ari byiza, mu buryo ku nyungu zawe no ku nyungu z'abandi, ntabwo ari byiza. Niba utabyumvise uyu munsi, I tell you, ndakubwiye uzabyumva, kandi uzibuka ko twabivuzeho gutya. Ntawe nshyigikiye muri bose, ababaho bose nshyigikiye icyiza. Ubwo rero niba nawe wumva ushyigikiye icyiza, tubigendanemo neza. Uri umuhungu uri umukobwa, itware neza muri rusange, nicyo umuntu aba yifuza. Abantu benshi barabyifuza kwitwara neza, ariko ntago babiharanira. U Rwanda rwashyizeho gahunda, tujya mu itorero twavuze ngo intore ndabizi, ndabikora, ndabiharanira. Rero abantu bose twifuza ibyiza, ntawifuza ikibi, ariko yewe tunashyiramo imbaraga mu kugira ngo tukigereho, nicyo cyiza twifuza.
ariko hakaza ingingo yitwa kubiharanira cyangwa se kubirinda. Bisaba rero ko niba wifuza icyiza, ambara neza, tuvuge niba uri umukobwa ambara neza, ariko ntumve ko bihagije, kuko kwambara neza hari abandi bazambara nabi. Umuhungu niba yabonye bambaye nabi akakubona nawe, ntabwo bihagije ko wiyambaye neza ngo wamwirinze. Yabonye abandi mu mutwe yamaje kwangirika, azanabigusaba anaguteke umutwe, birangira gufashe wowe wibirekuye ngo nta kibazo, ubwo namusuye nambaye neza ngo nta kibazo. Ariko we yarangiritse arakurarikira n'ubundi nkuko ararikira babandi. Bivuze ngo rero ugomba gushyiramo kwirinda, kugira ngo bya bintu uharanira, bya bintu byiza ushaka unashyira mu bikorwa, ubirinde cyangwa se ubiharanire, uzabigereho mpaka ugeze ku cyo ushaka. Rero rubyiruko rugenzi rwanjye nawe ndacyari rwo, ariko nyine nkomeje nanjye kwirinda ndetse no kubiharanira kugeza igihe nzatsindira, kuko ntabwo nteganya gutsindwa. Bimbayeho byaba ari ishyano biragatsindwa. Rero ndabashimiye, mbaziritse kuyaduhanze, ibidukwiye ibiduhaze, bitadukwiye ibiheze hanze. Nkunda u Rwanda, abanyarwanda, nkunda isi, nkunda abantu, ariko nkunda isi nk'utazayibamo iteka. Ijuru burya niryo ndarikiye, nubwo ntararigeramo ariko ndaribwirwa kandi nkaryizera. Wabwira urukundo n'urukumbuzi rwanjye, mwaseka rikirasa mugashiduka rirenze. Murakoze cyane. Reka tugushimire nawe, urakoze cyane. Murakoze. Reka tubashimire cyane mwe mwari muri kumwe natwe muri iki kiganiro twagiranaga na Mpore Noel. Ni umunyamakuru, ni umusesenguzi, ni umuhanzi, amenyerewe muri byinshi. Twizere ko inama mu by'ukuri yabagiriye zigiye gukomeza kubasunika muri ubu buzima bw'imibereho ya buri munsi tugenda tunyuramo. Njye na Cretine Rushwa, Ibendera TV, ndabashimiye, mugire ubuzima buzira umuze.